no ubwo naje kugira gutya mba ndarwaye ndwara indwara idakira ya diyabete. Noneho ubwo ngubwo nje kurwara diyabete nza no kongera kugira ibindi bibazo. Umudamu twashakanye nawe aza kugira ubwandu, abyaye abwanduza abana tubana. Mba muri ubwo buzima, ariko ubwo noneho uwo mudamu twabanaga byaje kuba ngombwa ko agenda antana abana bane. Abana bane bose muri kumwe ahangaha turi kumwe. Impanuro TV bireze no kunezerwa wiba narebaga mba ngiye umudiho nkabyina nkatega amaboko aho birayeze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. tunganira Imana ubudasiba jyuhora uyisenga kandi uyumvire jyubana n'abayo jyufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. mu buzima bwa muntu ikiremwa muntu twishimira kuba tubayeho neza, dufite ibyo kurya, dufite ibyo kunywa, muri make ibintu byose bimeze neza, dufite aho gutura heza, twambara neza tukaberwa, tukagenda twumva nta kidukoma mu nkokora. Ariko si kenshi cyane uzasanga twasubije amaso inyuma kugira ngo twibuke n'abandi badafite shinge na rugero, badafite namba, abo twita abantu nikora. Uyu munsi wa none hari abaturage babayeho mu buzima bugoranye cyane, babona bwira ariko batazi niba buri buke. Mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali murenge wa Kacyiru niho uyu munsi mu rugendo twakoze Love in Action Family yishimiye kubana na bamwe mu baturage baho bagizweho n'ingaruka igihe bimurwaga mu gishanga mu rwego rwo kugira ngo harushaho kubungabunga ibidukikije. Imibereho yabo ntabwo yaje kuborohera, nubwo harimo bamwe bagiye babona ibisubizo, ariko harimo abandi bagitegereje ndetse bagishakisha. Uyu munsi Love in Action Family nkuko ari urukundo mu bikorwa n'ubundi, nkuko n'ijambo ry'Imana ribivuga, twe gukundana urumama mu magambo ahubwo dukundane mu bikorwa. Ni byiza cyane ko uyu munsi bafashe uyu mwanya kugira ngo bashe gusura abaturage bumve ko bimeze, mu rwego rwo kugira ngo bafashe kubona ibyo kurya ndetse no kubakomeza no kubaganiriza kugira ngo bumve ko atari bonyine abanyarwanda bakibatekereza ndetse bakibafasha muri byose. Byari ibintu byiza cyane, ariko binababaje kumva amateka yahise yaba abavandimwe, dore ko Love in Action Family usibye ibyo yanatekerezaga ko bashobora no kuba babafasha kugira ngo babashe kubona itangiriro ry'ubuzima. Byari byiza cyane rero kandi byari binanejeje. Tugusabe kubana natwe nawe ushobora kwifatanya na Love in Action Family aho waba uri hose ku isi, dore ko abanyarwanda batuye mu Rwanda n'abatuye hanze y'u Rwanda bose bihuriza hamwe maze bakarushaho kugenda bafatanya kugira ngo babashe gukora ibyagutse. Ikaze, turabakunda cyane. Iyi ni Impanuro TV, Gare Pacifique Kwizera niwe mugiye kubana uyu munsi. Nuterwa n'ibyago byusanga Yesu. Urugendo rwacu uyu munsi rero ubwo twabivugaga rukomereje hano tugeze mu gikorwa cyo gufasha ababyeyi. Mbere ko dutangira n'ubundi turi kumwe na Love in Action Family, ngire ngo abantu benshi cyane uyu muryango umaze kumenya no kumenyera mu bikorwa by'urukundo aho tugenda dukora mu gihugu hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero mu rugendo twakoze navuga ko twagiye turi abantu benshi cyane batandukanye. Tunashimira ubuyobozi bw'ahangaha ko bwatwakiriye neza kugira ngo igikorwa kibashe kuba kigiye gutangira ndetse kize no gusoza neza cyane. Turaza gutangira rero, turabakira nk'uko basanzwe babigenza, babanze badufashe kugira ngo dutangire ikiganiro neza mu buryo bwo gusenga. Ibindi byo turaza kugenda tubana, ni igikorwa cyagutse cyane cyo gufasha, muraza kugenda mubyumva kimwe ku kindi. Uyu munsi ni umwihariko cyane bitewe n'uko igikorwa twagitangiye cyane. Reka tubakire kandi tubahe ikaze. Muraho neza? Yego, hari abantu bagiye kudukurikira, ngira ngo
umwanya mwiza wo kugira ngo mubibwire noneho mudushyire imbere y'Imana kugira ngo dutangire igikorwa nyamukuru cy'uyu munsi. Nitwa Nyiranshyamba Jeannette. Yego. Akora muri uyu muryango no mission. Yego. Ni byiza cyane rero mudushyire imbere y'Imana noneho dutangire ikiganiro. Yego. Tubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Uwiteka urahambaye, Uwiteka urakomeye, Uwiteka uri mwiza, ugira neza. Mana yacu turi imbere yawe aya masaha, twavuye atandukanye, ariko waturinze twese twaduhuriye aha ngaha, habwa icyubahiro. Tukaba tugeze aha ngaha Mana muri runo rugo, tuje gusura abantu. Wa Mana yacu we, wa Mana utazabibagirwa ineza yawe, imirimo yawe utazihinduka, uhorana natwe buri gihe, buri mwanya uri kumwe natwe. Ndagushimiye wa Mana yacu we kuri iki gikorwa cy'urukundo waduhaye, n'ijambo yawe ryemeza neza ngo niyo nakora byinshi, niyo navuga ku ndimi ariko singire urukundo ntaco babiri. Ariko Mana ndagushimiye ko waduhuje n'abavandimwe, waduhuje n'inshuti. Ndagushimiye Mwami kuko kino gikorwa waduhaye cy'urukundo. N'undi wese Mwami ufite uwo muhamagaro nawe ndamusabira Mwami umutima wo kuza mutubana. Senge bene data tugiye gufasha Mana, taba ari twe wa Mana yacu, tiba tubone nk'abantu, batubone mu umutima w'Imana. Haleluya. Ndabifuriza imbaraga Mana, ndabifuriza kwaguka muri bo kugira ngo nawe Mwami igihe ari kiza Mwami hazagire nabo bagaburira natwe tugaburira abandi. Hari aho twavuye, ariko uyu munsi ndashima Imana, ndashima ko watugiriye neza, ndashima Mwami uyu muntu tugiye gukora Mwami aya masaha, ubane natwe aho dukora hose Mwami, aho tugenda hose Mwami tuje imbere kugeza Mwami tugisoje. Ndashimira abantu bose turi kumwe nabo baha imbaraga, kandi ubongerera n'ubuzima, twongere kwaguka muri byose. Uwiteka hagucyubahiro ibihe byose Mwami, tuvuge neza yawe. Amen. Imana igumugisha cyane wowe dukurikiye. Ngire ngo n'ubundi turi kumwe n'abandi bantu mubona hanga kuri kamera zacu, turaza kumenya igikorwa nyamunsi ukuntu giteye. Ariko reka mbere ya byose tubanze twakire umwe mu bahagarariye uyu muryango, ngire ngo banza basuhuze ku bantu batamuherukaga, maze ubundi twibwire maze igikurikiraho, maze tubwire gahunda y'uyu munsi ukuntu ipanze n'ibikorwa bateguye uyu munsi nabo babigeneye n'impamvu babahisemo uyu munsi. Ikaze ku Mpanuro TV. Murakoze. Nitwa Murego Desire, nkaba ndi umwe mu bagize umuryango Love in Action Family, umuryango urukundo mu bikorwa Kinyarwanda, umuryango urukundo mu bikorwa. Rero ndi umwe mu bagize ko maze kubibabwira, ariko umuryango akaba ari mugari, ukaba ugizwe na bamwe mu banyarwanda bafite umutima ukunze wo gufasha, bari hano mu Rwanda, hari n'abari hanze y'u Rwanda, twese tukaba tugize umuryango umwe. Uyu munsi rero twaje gusura imiryango itatu iri hano ku Kacyiru, hafi yo ku Kinamba aho turi. Tukaba twaje gusura iyo miryango, tukaba twayizaniye ubufasha, ibyo kurya ndetse n'ubufasha bw'amafaranga butoya. Ibyo twazanye tukagabanya iyo miryango mu bushobozi bukeya tuba tubasha kubona nyine mu bagize uyu muryango. Yego. Murakoze. Ni abantu bangahe uyu munsi mwateganije? Ese mu by'ukuri nyuma y'ibyo mwabageneye, kubera icyo aribo mwahisemo guha mwafasha uyu munsi mu bihumbi by'abanyarwanda, uyu munsi bababaye mukaba mwahisemo gusura hano mu gace ko Kacyiru? Uko dutoranya abantu turi buze gufasha, twebwe mu bagize umuryango turicara tukabiganiraho, tugatuma abantu kuturebera abo bantu bakavugana nabo. Ababaye ni benshi, ariko mu bagize umuryango turanyamo abantu bakajya gusura bakareba ababaye kurusha abandi. Haba harimo abarwayi, harimo abakennye cyane bakeneye ubufasha kurenza abandi, nk'uko tuba twabyizeho niko bigenda. Ntabwo dufasha abantu bose, ariko abo twatoranyije, abo twizeho nibo tubasha gusura tukabafasha ubushobozi bukeya tuba dufite. Yego. Murakoze. Ni ibintu byiza cyane. Ngire ngo yenda ku muntu wa mbere mwateganyirije, we ikibazo nyamukuru gifite ni ikihe? Kuki mwahisemo kumufasha muri buno buryo? We yenda mbere y'uko yenda tuza no kumwakira kugira ngo agire icyo yivugira,
cyangwa nawe wegere n'imbere tumuvuga hariya. abo dufasha bari ahangaha turabona hari umupapa mubona niyegere imbere hano papa mubona yego papa ararwaye ariko hejuru yo kuba anarwaye ubona ko afite umuryango urumva ararwaye kandi afite umuryango nawe ni umuntu mukuru yakwivugira ariko mu bo twatoranyije niwe duhereyeho hari n'abandi babiri nabo ndaza kubabereka. papa gira hino gatoya ngwino hano hagarara hano urebe hano nta kibazo. reba uriya mugabo muraho neza? murakomeye. amazina witwa nde kugira ngo tuganire tuziranye? nitwa Habumuremyi Elias. Elias ni muntu ki? Elias yenda ku bantu batakuzi, Elias ni muntu ki? Okay, kamanure nta kibazo. nje Habumuremyi Elias ndi umupapa utuye hano muri uno mudugudu wa Kigugu. nkaba maze igihe mpabyariye abana, ubwo naje kugira gutya mba ndarwaye indwara idakira ya diyabete. noneho ubwo ngubwo nje kurwara diyabete nza no kongera kugira ibindi bibazo. umudamu twashakanye nawe aza kugira ubwandu, abyaye abwanduza abana tubana. ubwo urumva indwara idakira n'abana nabo bibagendekera gutyo. ubwo rero nza kurwarira hano mu nzu ndwaye, ku bw'amahirwe nza kugira abayobozi beza, ebana baramfasha bandwanaho baramvuza aho nari ndwari hano mu nzu. no kugira ngo mube musanze mpagaze ni ukubera bo baramfasha. ubwo rero bamba hafi n'abavandimwe bamba hafi, mba muri ubwo buzima. ariko ubwo noneho uwo mudamu twabanaga byaje kuba ngombwa ko agenda antana abana bane bose muri kumwe ahangaha? turi kumwe, ariko ubwo babiri nibo babana n'ubwandu, nanjye nkarwaranira indwara ya diyabete idakira. ariko nta bwandu ufite? njye nta bwandu mfite, ndwaye diyabete. yego. ubwo rero ku bw'ubwo ngubwo rero baramfasha. ubu ngubu musanze ndi hano gutyo ndwaye ndi mu nzu, imwe mutumye nsohoka nza hanze. ubwo nubwo rero mbabonye turimo tuganira muri ubwo buryo. birumvikana. madamu yagutaye ryari? ese kubera iki yakubwiye ko impamvu itumye agutari iyihe? ubundi mbere y'uko ndwara diyabete nari umuntu munini utabona ngana gutya ngo ugire ngo rwose nigeze kuba umusore. niba bose tubana hano bose barabizi. aho rero akazi nakoraga akazi kajyanye no gutubura ibintu by'indabyo. noneho maze kubikora nza kuza kubonamo akandi gashinga. noneho wa mudamu aza kuza kunyiba urugo rwose ararusahura, ntiyasigira n'ikintu na kimwe. nsigarira aho mbese uretse abo bana nasigaranye. noneho ubwo ngize ibyago ko mbone kuba nakwifasha diyabete biramfasha njya hasi. ubwo rero maze kujya hasi, ariko mpama n'abana ndagumya ndwana nabo ndabahahira. ubu bari bamaze kwigira hejuru, bamaze kuba inkumi. aho diyabete rero indushirije imbaraga bisa nk'ibinaniye birangonga. ariko ndagumya ndahomba muri ubwo buzima. ariko ejo bundi noneho rwose igira iki nkubita hasi ndaryama. ndyamye rero nibwo nafashwaga n'ubuyobozi. abayobozi bamba hafi. hano hari abayobozi b'intangarugero rwose bamenya umuntu aho ari, bakagusura mu gitondo bakakugeraho nimugoroba, bamba hafi. ubwo n'ubwo buzima ndiho. ariko ubwo uwo mugore nyine yaje kunsahura urugo, ibintu arabijyana, nsigarana n'abana. n'ubwo buryo nyine mbanye nabo ndiho mbarera mfashijwe n'abantu. mu by'ukuri ku ruhande rwawe numva abana bari kugenda bagera hejuru, hari byinshi cyane bakenera, babasha kwiga. se ubu ngubu bimeze bite? aho indwara yabashije kumbaho akarandi gasa nk'aho imbujije inciye intege, kujya kwiga kw'abana byaranze. abana babaho hafi, bari hano mu rugo, turi kumwe hano mu rugo. kandi nakubwiye ko bamwe barwaye nyine baba bafite intege nkeya, baryamye hano mu rugo nabo tukavuza gutyo gahoro gahoro. n'ubwo buzima mbayemo.
uyu munsi hari uburyo runaka bakugezeho, hari ibyo kurya baguhaye n'ibindi bitandukanye, baguhereza na envelope mu buryo butandukanye. Uyu munsi wa none hari icyo bigiye guhindura ku buzima bwawe, birumvikana, ariko yenda si cyo gisubizo kirambye, ejo bishobora gushira, ariko uba wumva ufite imbaraga cyangwa se ufite uburyo runaka utekereza icyo wakoresha ino nkunga baguhaye kugira ngo byibuze ejo uzabe hari icyo wabasha kwisayidira, kuko uyu munsi urafite ibitekerezo birakora, hari ibyo bitekerezo wakora, ariko wenda ahanini ubushobozi bukabura. Bimeze bite? Rwose icya mbere cyo navuga nabanza gushima mbikuye ku mutima, nabanza gushima mbikuye ku mutima. Burya niyo kaba kanari gatoya, ugahanywe urukundo, nanjye nkakira nkaba mfite urukundo kandi mfite ubushake, kangirira akamaro cyane rwose kuruta na byinshi bitarimo urukundo. Gato mbonye kamfasha kandi mpamya ko uguhafashije none ahangaha ntaba agiye kure, n'ejo yabona kandi akongera akamfasha, ariko nanjye mfite ubushake bwo kwifasha. Nicyo numva nakubwira. Ubuse hari icyo bumva ufite imbaraga zo kuba watangira gukora uyu munsi wa none? Ubu none nari nsanzwe nkora, n'ubu nakoraga, nuko nyine indwara yageze ikandyamisha, ariko mbonye inkunga ya mbere nabanje kuba nuko nivuje bakamvuza. Iyo ni inkunga ya mbere mbashije gushinga, nakomeza ngakora muri ibyo by'indabyo nimwo numva nakomeza nkashyiramo ingufu, kuko niho hantunze kuva icyo gihe cyose. N'ubu munsi nubwo nari mfite ubuzima buke, ariko n'ubu hari hakikimfasha, nashyiramo ingufu bikagenda neza. Hari uburyo runaka Papa Desire yenda uyu mugabo mwamutekerejeho nyine ngo ushonje uhishiwe, bino ntabwo byose ari ibyawe, murabisangira n'abandi. Gusangira ni byiza, gusangira ni byiza, kandi ubona n'umuturanyi ushonje nawe nanjye nkamuha. Nibyo ni byiza cyane Papa Desire. ngire ngo mu buryo turi ahangaha ni umwanya mwiza wo kugira ngo mukorere uyu mubyeyi ku mpamba mwazanye nawe umweka ibyo mwamugeneye, kugira ngo by'umwihariko nawe unashima. Ariko wanabibonye wasanga turi kuvuga atari akajisho kanyeretse, ntabwo naba ntacyo nabonye. Akajisho kanyeretse. nagira ngo nuganire umupapa, aba ni ubwa mbere twaje kubasura, ariko siko bwa nyuma, ntabwo ari ubwa nyuma. uyu munsi twabageneye ibyo kurya, ariko tuzagumya kubaba hafi, tubafashe no mu buzima bwisumbuyeho, kuko murakoze cyane, turashima. twabageneye ibyo kurya, twabageneye umuceri, tubagenera kawunga, tubageneye ibyo kurya by'ibanze nyine dukenera mu buzima, nk'uko mubibona ahangaha, sinabirondora byose. ubwo rero reka tubimushyikirize abantu b'umuryango wawe baza kwifasha. urakatira ubamo hariya? Mbamo hariya mbonamo n'abana bane. Mbonamo n'abana bane. Birakorohera se? Ntabwo biba byoroshye nyine, ariko niho ubuzima bo bukwerekeje, niho umuntu agana. cyangwa no kubonezerwa. Reka tugufashe uterure. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ugaruye inseko ku maso. cyane rwose. Mbanje kubashima mbikuye ku mutima. Murakoze. Iyo na envelope mugize neza. Iyi rero ngo na envelope irimo ubutumwa uva ko ikandika. Ndabyumva. Papa murakoze. Ese madamu wa makuru uzaherereye uyu munsi? Arahari, agenzamo akaza agasura abana, akongera akagenda. Nyine yashatse umugabo, yashatse undi mugabo. Yagutaye kubera ko urwaye se, cyangwa yagutaye kubera ko abona? Ntaye ndwaye, ariko ntari ntaragira ubuzima nk'uko bumeze gutya, ariko yantaye ndwaye. Telefone yawe ni 0788 40 24 77 Habumuremyi Elias. Komera abana uyu munsi yamukunze muganira, kumva hari byinshi cyane bikubabaje bitewe nuko udafite uburyo bwo kubabikema. Nibe ibibazo abagenda bajya kubaza ukumva urabubaye bitewe n'ubu situation irimo kumva noneho biragukomereye cyane. Nk'ubu ngubu hano ndi kumwe n'abo bana bakabaye, iyo baza kuba bari kumwe na mama wabo bafite uburere wenda burenze uko bumeze, uko ndi kuba hangiye nyine.
wenda nanjye mu bushobozi buke ntafite kandi nabyakabaye barebwa neza, barebwa na papa na mama wabo. Ibyo byo nabyo biri mu bindemerera no kuba noneho uburyo iyo umuntu agiye gushaka uvuga uti byibuze nzagira uko mbaho. Wabona byanze ukumva agahinda karaje kandi ubona abandi babayeho byakabaye ngombwa ko nanjye naba mbayeho nkabo, ariko ukavuga uti ndabyakira kuko ariko nta kundi byagenda. Murakoze cyane. Namwe murakoze, Imana igukomeze kandi rwose namwe. Yewe sinzi uko nabivuga ku mutima, birarenze, ariko byose ni urukundo. Urukundo ruzatsinda, ni urukundo mu bikorwa. Urukundo ruzatsinda bose, aho mukuye Imana ihashyira imigisha. Murakoze. Ngo hari n'undi mwateguye nawe yakongera. Ntabwo ari umupapa wenyine, hari undi mupapa nawe uri ahangaha. Icyakora we ntabwo wenda ubuzima bugoye, sante kuriya nawe muramubona ahangaha. Nta kibazo, yambarire nawe nguyu ni umuntu mukuru, gatumuha ijambo nawe yivugire. Muraho neza? Muraho. Murakomeye? Muraho neza. Amazina banyita Kayibanda François. Kayibanda François. Yego. Nawe uri umuturage muri Kigali? Yego. Uhamaze ikingana gute ahangaha? Niho navukiye. Uri kavukira i Kigali? Yego. Ni ukuri? Ni ukuri se. Ibi ni mu butaka bw'igisekuru cyane. Uyu munsi nawe uri umwe mu bantu batekerejweho cyane. Ubundi twavuga ngo Mzee Kayibanda ni muntu cy'ubusanzwe, bereho ni iyihe? Ese aba bantu ubundi wamenyeye nabo gute, cyangwa nawe biragutunguye uyu munsi nk'uko bamwe bibagira bibatunguye? Yego, aba bantu ntabwo ari ubwa mbere navuga mbabonye. Ubwa mbere nabanje kubona uyu mumama rwose, ndumva yaransuye n'ahantu ncumbitse ruguru hariya. Amaze ubuzima ndamutekerereza, arambwira ati ndagiye ariko singiye mahera, nzagaruka. Yego. Ubusanzwe ubundi nari ntuye hano hepfo k'uyu muhanda wo hepfo. Hano hepfo ku gishanga? Yego. None rero muri cya gihe cyo kwimura bari ku gishanga, ubwo nanjye nibwo badukuyemo. Ubwo rero uba badukuramo, ubwo nahise njya kugira gute kuba mu bukode. Babahaye ingurane ariko? Ntayo ni ukuri. Yego. Ubu ndi mu bukode, kubona ubwishyu birangora. Uribana kandi? Oya, mbana n'umudamu n'abana, mfite umuryango. Mfite abana 6 n'umwuzukuru, nanjye na madamu. Ubwo turi umuryango w'abantu 9. Yego. Ubu rero turi mu bukode, kandi hagati aho no muri jenoside. Ubundi nari umuntu muzima, mfite amaguru mazima, mfite ubuzima bwuzuye. Ariko kubera jenoside ubu nabaye akajorito ku kaguru. Ntabwo ugifite ubushobozi bwo kuba wajya guhiga ushakisha amafaranga? Biragoye. Ubwo rero ndi mu bukode n'abana n'umudamu, ubwo buzima nibwo buzima tubayemo. Kubona ubukode biragorana, birarushya pe. Ariko kubera Imana genda imfasha, noneho tukabona icyo twishyura nyir'inzu. Uru rugendo rw'uyu munsi kubona bagusuye, hari abayobozi baje hano bakagutekereza muri buno buryo, bagatekereza ko nawe umuryango wawe uhari. Ibi bikwereka iki cyangwa bisobanura iki ku muryango wawe? Ikintu rero hagati aho nabanza kuvuga, nabanza guhera ku buyobozi dufite, kuko ubuyobozi dufite bureberera abaturage. Kuko ubu ibi ngibi ntabwo nari mbizi ko bizaba, ariko kubera bwa buyobozi bwiza dufite, baratekereje bati hariya hari umuntu nawe ubabaye. Ubwo nibo bamperezanse, bantekerezaho ntanabizi, nyuma bagakomeza bambwira bati hari abantu bazaza kubasura, ati bazaza kugusura umunsi uyu n'uyu. Nuko ubwo rero none umunsi wageze ni wo wuyu. Ibyo rero hagati aho nashimira Imana, noneho ngashimira n'abaterankunga, hanyuma hagati aho ngashimira n'ubuyobozi dufite.
kuko bukomeza gutekereza kuri ba baturage bafite bababaye bakayicara babazirikana umunsi ku munsi. Ibi hari icyo bigiye kugira ku mibereho n'ubuzima bwawe n'umuryango wawe wakiriye uyu munsi? Ubu hari ikintu biri bumfasheho, hari ikintu bidufashaho, noneho ubwo icyo gihe iminsi ikaba irisunika. Noneho ubwo hagati aho ikindi ikizakurikira Imana nayo nizi uko izabigenza nanone. Hari igihe yazongera ikayobora nanone mukagaruka. Urumva bizahora gutyo no kuza cyangwa ari cyo gutekereza wowe cyaba nk'igisubizo ku kirambye kugira ku buzima bwawe n'umuryango wawe? Urumva hari inkunga y'ibiryo bakuzaniye nta mbere bari buguhe, urumva witeguye kuba wakora cyangwa se utegereza kuba wakora iki mu buhe buryo mu gihe hari ubushobozi bwaka hari ubushobozi buke bwaboneka? Nashaka ikindi kintu nanjye nakora, nakoresha ku buryo ntajya mbura icyo kurya n'icyo kwishyura inzu yo kubona. Wishyura ngahita ubusanzwe 30,000. Ibirarane bigeze kuri angahe? Ibirarane ubu ndimo amezi 2 ntarishyura. Arava he? Ubwo hari ukuntu Imana izayobora umuntu. Nukuri. Yego. Nicyo ngicyo. Kuko njye ngira icyizere. Nukuri. Okay, murakoze cyane. Mze sinzi niba ari ikindi kintu wenda wawe ushaka kongeraho kuri bano bateye inkunga, hari abageze ahanga n'abatahageze. Icyo nakongeraho ni ukubasabira umugisha ku Mana kugira ngo Imana ijye ikomeza ibafashe kandi bakomereze umutima w'urukundo bafite, kandi ijye ikomeza ibongerere mu butunzi yabahaye kugira ngo nabo bajye bakomeza kubasha kugira gute gufasha abandi batishoboye. Nabasabira umugisha ku Mana rwose urambuye. Imana iguhe umugisha kandi ishimire cyane. Ngira ngo n'umwanya kwakira inkunga bakugeneye uyu munsi. Iyo ntabwo urumva ko iremereye. Ibiro bingahe? Harimo ibiro bingahe? Harimo nk'ibiro bigeze kuri 5 gutyo. Byaguke byere kure. Ngira ngo n'umwanya kugira ngo bagushyikirize. Arashaka uburyo bitwara. Jubana nabayo jufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. Jubana nabayo jufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana jubana nayo nutumbira Yesu. Gahunda y'umunsi iteye n'ubundi turacyakomeje kumwe na Love in Action Family. Uyu mubyeyi mubona kuri kamera zacu, mubona ageze mu zabukuru nubwo ubuzima butoroshye na gatoya bitewe n'uburwayi afite, ariko nawe ari mu bantu uyu munsi batekerejweho kugira ngo asurwe mu buryo navuga ngo burambuye. Hari byinshi cyane rero bamugeneye, ariko reka n'ubundi nkomeze ngane na Papa Desire. Ngira ngo uru rugo turugezemo, uyu mukecuru nawe n'umwe mu bantu mwatoranije kugira ngo uyu munsi abe yasurwa ndetse anatabarwa by'umwihariko nk'uko mubibona aha ngaha. Ubundi bimeze bite ku cyere mwamuhisemo? Amakuru y'ubundi nayahe bihagaze gute kugira ngo by'umwihariko n'abantu badukurikirana ngo basobanukirwe byose? Pasi murakoze cyane. Mama nk'uko mubibona nyine ni umwe muri ba bandi 3 twababwiye, 2 mwabonye batambutse, uyu niwe wa 3. Rero murabona ko mama ufite intege nke zaba iz'umubiri ndetse akaba nakuze, akaba afite n'uburwayi bw'amaso. Ubwo rero nawe ari mu bo twateganyije, twasuye twigaho, dusanga ko nawe tugomba kumufasha nk'uko twafashije n'abandi mu byo kurya n'akara ka envelope mwabonye nawe arimo. None n'umuntu mukuru
kugira ngo nawe tumuhe umwanya yivuge ibindi turaza kuyatuvuga. mama Karame. muraho neza? Muraho. Amakuru Ni meza. hariya abantu bagikorana mu ntoki. Nta kibazo. Nta kibazo. Amazina witwa ndema? Nitwa Pepe twa Kasine. Kasine, uyu munsi bagutekerejeho, urabona mu by'ukuri uyu munsi wabonye abashyitsi. Imana ishimwe. Ubundi amakuru yawe ni ayahe, bimeze bite? Ubundi mu busanzwe ubuzima bwawe buhagaze gute uyu munsi wa none? Ubuzima bwanjye ariko buhagaze burungirwa n'abantu n'abaturage nk'amwe mwese nyine mukaza mukansuhuza mukampa murare rwose nkumva ndishimye, nk'ubu ndishimye cyane birenze. Ahubwo Imana ishobora byose rwose irakoze kuba ibazanye hano, byibura nanjye mbabwira ububabare bwanjye. Ni ukuri bimeze bite rero? Ngira ngo baguteze amatwi tubwire ko bimeze. Rwose murakoze kuba muje kunsura. Ubundi umuntu usa n'uwahunga kandi ntaransenyeye, ngira ngo hepfo hariya muri bimuwe mu gishanga. Ndandagara bansenyeye, nararwaye amaso, ubwo njya hakurya iriya biranga nyine aho nari ngiye gukodeshayo, bamaze kumutwa udufaranga 40,000 ndatujyana dushyirirayo hamwe nyatanga ku nzu. Ashize ndagaruka, uyu mwana wanjye niwe wamfashe w'imfura. Ubwo nawe ni ukurya bivuye kuri Amina yasenze yagiye kumesa biraka gutyo, byaba ntabyo yaba yabuze ikiraka tugasasa tukaryama. None bana b'Imana rwose mujye mukoranye muri Nyagasani, Imana yo mu ijuru nizabahemba. Ntabwo umwana w'umuntu, nta kintu umwana w'umuntu yahemba mugenzi we, ariko yo mu ijuru nizabahemba. Mujye mukora mwitanga kandi mutabara bagenzi ba Imana yaturemye. Ubu burwayi bumaze igihe kingana gute bw'amaso? Ese mu by'ukuri byararangiye ntabwo ukibona cyangwa hari ubundi buvuzi ushobora kubona? ngo ngiye hakurya iriya ngo nakire, hariya hehera ku giti cy'inyoni bishenye ngo nakire. Ntabwo ubona na gatoya? Reka ubu n'umwana nambaye sinzi uwo ari we. Rero mbonye nk'itike napfa kugenda nkagerayo, ntawe unandi watagerageje ntagerayo, naho byananira nkaza nkicara, ariko nkashyira agatema nkavuga nti ibikaje kayimana kakazanye reka nicereze. Yaturutse ku kintu uburwayi bwizanye? Byarizanye rwose gutya neza, mbimaranye imyaka 3. Byarizanye gutya. Byarizanye bitabirangiye nta. Byarizanye tutarasenya na hariya, batarasenya na hariya ye. Ubwo nimutse narahumye. Ubwo nyine nuko nyine. Wabyakiriye gute kubona bagutekerezaho bakagusura? Rwose Imana ishimwe, Nyagasana byakire nkuko nabyakiriye. Ni ukuri uranezerewe cyane? Bireze no kunezerwa. Uyiba narebaga mba ngiye umudiho nkabyina nkatega amaboko, aho birayeze. Ni ukuri ibyo ari byo byose no mu mutima wawe? Umutima wanjye ndumva umeze neza, mbese watangiye kumera neza. Hari umupapa waje hano mu gitondo aravuga ngo turabona abashyitsi. Imana ishimwe. None murababona? Mu kandi kanya haza umumama w'umutwara sibo hano ati murabona abashyitsi. Ubwo nuko nyine ntabona, mba nabahobeye. Mana sinzi Nyagasana ahabwa icyubahiro pe. Ahabwa icyubahiro? Ahabwa icyubahiro ni ukuri. Wababwira iki abantu bose rero bakoze ku butunzi bwabo kugira ngo uyu munsi nawe ku maso yawe habe haje ku mutima, habe haje murare rwose, mwageze neza. Mujye mugumye mugire neza, n'Imana izabibagororera. Yego. Nakoze cyane. Rero nk'uko twagiye tubikora ahandi, mama twamugeneye ibiro 25 by'umuceri, tumugenera ibiro 25 by'akawunga, tumugenera n'uburisho, ntabwo nawurondora, n'igikoma twakizanye. Turangije tumugenera n'akantu ko kugura amakara gatoya. Uwo tuje kumusura, ariko tuzagumya kumuba hafi nk'uko tuzashoboza, nk'uko ubushobozi buzagenda buboneka. Tuzagumya tuganire nawe, ko Imana izadushoboza niko tuzamuba hafi. Bavuze ko ubu amaso babe batangira kuvura byibuze bihagaze amafaranga angahe? Ntabwo mbizi, ntabwo nagezeyo rwose. Ntawe uyize unabaza? Ntabwo nabaza ndetse. Birakomeye. Mama afite mituweli. Bigira mituweli yo kwivuza? Mituweli se hano ni hari? Irahari. Ntabwo baraziduha, ariko narabarujwe mu babarujwe. Bazazitangirwa niba bazazintangira. Ubundi nari mu cyiciro cya 2, niba ari cya 2 niba cya 3. None ko nari ngiye nyine iyanjye nyine, nta wundi muntu turi kumwe. Hano hari urundi niho bambaruza. Rero sinzi niba hari ikintu bakongera kugira ngo tuze guhana umwanya abayobozi
bagire ikindi batubwira by'umwihariko wenda ku bikorwa bya Love in Action Family ndetse wenda n'ubutumwa mwahereza bano bantu bose mwafashije muri rusange ku nkunga mwabageneye kugira ngo nabo bamenye icyo basigarana. Ubufasha tujya tugenera abantu nk'abo bangaba tuba twagenzuye ku nshuro ya mbere dukora kubasura no kubagenera ibyo kurya by'ibanze. Ubwo rero bwa kabiri nibwo dutangira kureba ubuzima babayeho nicyo twabafasha kugira ngo nabo babashe kwifasha, kuko ntabwo twashobora kujya tubafasha ibyo kurya by'igihe cyose, ahubwo turagaruka tugakora inyigo ku buzima babayeho, noneho mu bushobozi buke bubonetse tukaba twabafasha nabo kwifasha. Ubwo rero inshuro ya kabiri niko twazabigenza. Ariko icyo mbasha no gushima nanone ni ubuyobozi, ko ibikorwa dukora ntabwo tubikora twenyine, tubikora mu bufatanye n'ubuyobozi bw'aho tugiye gusura. Niyo mpamvu rero dushimira ubuyobozi bw'ahantu turi, bwakoze igikorwa gikomeye cyane, nibwo bwakoze iki gikorwa nka 50% kugira ngo tubashe kumenya aba bantu, tubashe kumenya ibibazo byabo, ndetse niyo tugiye bo basigarana nabo bakongera kuhatubera. Ni byiza cyane. Turi kumwe rero kuri runo ruhande, ndi kumwe n'umuyobozi wafashije Love in Action Family mu buryo kugira ngo babashe kumenya abaturage ndetse no kuba babasha kumenya ibyo bakeneye cyane kuruta ibindi, kuko nabari gushobora kuzana ibyo kurya natari ibyo bakeneye ibindi, ariko kuba bagiye bavuga ati aba bantu bameze gutya, no kubera ubuyobozi bwiza nk'uko abaturage bakomeje kubivuga. Hano imbere kugira ngo muraho neza. Muraho neza. Reka twishimire kuba mwemeye kubona natwe cyane, by'umwihariko kuba na Love in Action Family mwemeye kuyakira, by'umwihariko mukemera no kugira no ku baturage muri buno buryo. Ubundi iki gikorwa cy'uyu munsi mwacyakiriye gute ku ruhande rw'ubuyobozi? Ese aba baturage mu by'ukuri bagenewe izi nkunga bo mwababwira iki mbere y'uko wenda dukomeza n'ibindi byose? Mbere na mbere ndabanza kubashimira ubwitange. Nitwa Mukiza Jean Claude, aba ndi umuyobozi n'umukuru w'umudugudu wa Kigugu. Ndabashimira cyane, ndashimira umuryango Love in Action kuba harimo abantu bitanga ku buryo bugaragara, ko nanjye uwo muryango nkubamo, nawugiyemo n'ubundi ariko nabonye hari undi bari baje gufasha mu mudugudu wanjye, ubona ko bakora ibikorwa byiza bituma uwo muryango nkujyamo. Ndabashimira cyane ubwitange bakora, kandi babukora ntabwo ari hano muri Kacyiru gusa, ntabwo ari muri Kigugu gusa, ni mu gihugu hose. Ndabibashimira cyane. Hanyuma abaturage bacu bo ibintu babyishimiye cyane. Biragoye mu mudugudu dutuyemo wa Kigugu ndetse n'uw'Urugero kugira ngo uzabonemo abantu batatu mu bantu benshi, kuko harimo abantu benshi byo bafite ibyo bibazo. Twagiye tugerageza kubona abakennye kurenza abandi, abababaye kurenza abandi. Aba nibo twabonyemo. Hari n'umukecuru nawe wigeze gutura mu mudugudu wacu wa Kigugu, aza kwimurwa mu manegeka, aza gutura hano. Abasigaye nabo ni bariya nabo bari mu manegeka, nabo bari batuye burya harya hepfo mu gishanga. Ubuzima bwarabagoye, kujya gukodesha utari umenyereye gukodesha byarabagoye, birumvikana, ariko bihangana, igihe kizagera leta yibuke kandi iri kubatekerezaho. Leta n'umubyeyi. Ndumva rero ibyo babageneye birabafasha mu gihe kinini kiri imbere, kuko birahagije ibintu babahaye, ibyo byose mu mezi 2 barayamara bameze neza. Igihe Love in Action izagarukira ku nshuro ya kabiri, bazasanga bafite imbaraga ndetse n'umushinga barawize. Murakoze cyane rero, reka tubashimire muri rusange, by'umwihariko abantu babanye natwe, abantu badukurikiye, cyane cyane abafashe umwanya wabo nk'uyu nguyu kugira ngo bifatanye n'aba bavandimwe uyu munsi, ndetse n'abandi muri rusange bafashe ku butunzi bwabo kugira ngo babashe gusangira n'aba bantu batabazi, ndetse n'abayobozi bakomeje kuba hafi kugira ngo babe bataraheranwe n'agahinda, babe bibutswe uyu munsi wa none. Mukomeze kugira ibihe byiza rero aho muri hose mudukurikiye, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.